mu biganiro byanyu hakagaragaramo gutega umuntu amatwi. Ugatega mugenzi wawe amatwi ukamwumva ibyo yavuga byose, nubwo yavuga nabi burya ntabwo ukwiye kumujajinga, ahubwo icyo ukwiye gukora ni ukumushyigikira. Ni ukumukushyigikira, ahubwo haba ari ikintu agoretse ukakigorora, ariko utagize gute, utagaragaje ko utamwitayeho. Iyo ngingo rero yo gutega amatwi, ugomba gutega amatwi mugenzi wawe, ugomba gutega amatwi umugore wawe ukamwumva, ugomba gutega amatwi umugabo wawe ukamwumva. Usibye no kuba no muri cya gihe cy'ibiganiro by'umuryango, ugomba no kumutega amatwi igihe cyose yaba afite icyo agomba kukubwira. Ugomba gutega amatwi umugabo wawe wa mugore we, ugomba gutega amatwi umugore wawe wa mugabo we, ugomba kumutega amatwi, ugomba gutega amatwi umuntu mubana mu rugo, ugomba gutega abana, bagomba gutega amatwi ababyeyi bagomba gutega amatwi abana, ukamwumva, kumva icyo ashaka kukubwira. Uhita umukubitira kure, uhita umuca mu ijambo ataravuga n'icyo ashaka kukubwira. Nturumva n'icyo ashaka kukubwira, ariko uhise umwitambika, uhise utambika mu ijambo, uhise utambika mu oya. Mutege amatwi, mureke asoze kuvuga, niba n'icyo agoretse ukigorore, ariko mutega amatwi. Mu muryango wanyu hagomba kurangwamo umuco wo gutega amatwi umuntu. Numutega amatwi uzamwumva, nibwo uzabasha no kumuvura ibikomere mu gihe yabigize. Kuko hari igihe uwo mubana, hari igihe aba yaragihuye n'ibikomere, aba yahuye n'ibintu byamukomerekeje umutima. Ariko se niba utamutega amatwi, uratekereza ko ari nde uzamutega amatwi? Niba udatega amatwi umugore wawe, ninde uzamutega amatwi? Niba udatega amatwi umugabo wawe, ninde uzamutega amatwi? Hari igihe mu buzima yabayemo aba yarahuye n'ibikomere, bya bikomere kandi niwe ugomba kubimuvura. Uzabimuvura gute utamutega amatwi? Murakaza neza muri Shiro Natural Hair. Nkuko mubibona, twakiriye umukiriya kugira ngo tumushyiremo vitamine. Turi gutunganya umusatsi we tuwurambura kugira ngo tubone uko dushyiramo vitamine. Tumushyiramo vitamine yitwa keratine. Ni vitamine nziza ituma umusatsi ubyibuha, ukaba muremure, ukarambuka, ntucikagurike. Nkuko mubibona, turi gushyiramo hose mu musatsi we. Tugiye kumushyira muri kasike. Uko mubibona, umukiriya ari muri kasike kugira ngo umusatsi wumuke, vitamine ibashe gukora neza. Tugiye kumumeseramo, turi kumumeseramo, tumaze kumutunganya, tumushyiriyemo livini, kuko iyo umaze kumeseramo umukiriya hari igihe umusatsi uba wasobanye. Umusatsi rero ukarambuka neza, udacikagurika, umeze neza nkuko mubibona. Umukiriya rero tumaze kumumeseramo no kumusesha, tumushyiriyemo amavuta ya oil twitunganyiriza, amavuta meza kuza umusatsi, atuma umusatsi ukura ukamera neza. Nkuko mubibona, turi kumusigiramo amavuta y'ubwoko butandukanye. Umukiriya ameze neza, arishimye, umusatsi we urarambutse nkuko yabyifuzaga. Tumushyiremo igituta. Bakunzi b'ikiganiro cyacu, turabasuhuje kandi tubifurije umugisha w'Imana. Amahoro n'imigisha bituruka ku Uwiteka bibe muri mwebwe. Ubwo kandi mba mbasengeye, abadukurikira bose ubwo mba mbasengeye, ubwo mbasabiye umugisha nyine, babandi bose bankurikira, babandi bose bakanze subscribe, babandi bose bakanze like, mukuri mba mbasabiye umugisha, kuko ni mwebwe mwamutumye ngera ahangaha, ni mutumye, kandi mfashe umwanya wo kubashimira. Mfashe umwanya wo kubashimira abantu mwese mwakoze subscribe, abantu mwese mwakanze like, abantu mujya mu commentaire muri ibi biganiro. Mukuri mfashe umwanya wo kubashimira, muri abantu b'ingenzi cyane. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nawe utarakanda subscribe kuri iyi channel, birashoboka ko waba utarayikanda, ariko nawe yikande kugira ngo ibi biganiro, izi nama tutanga kuri uyu muyoboro nawe ziziye zikugeraho, nawe ujye uzumva, nawe ujye uzumva, kuko ibi bintu dutanga n'ukuri bifite umumaro, ibintu tuvuga kandi n'ukuri ni ingenzi. Kubera ko ari ingenzi rero, nawe urabikeneye, nawe bikwiye kukugeraho pe, n'ukuri bikwiye kukugeraho, nawe urabikeneye. Kubera ko bikeneye rero, kanda subscribe, kandi ujye uduha na commentaire nyine kugira ngo tujye tumenya ko byakugezeho kandi bizakugira umumaro. Ibintu tujya tuvuga ahangaha uzabigerageze iwawe mu rugo, iwawe mu muryango, uzabigerageze maze nawe wumve. Uzabigerageze, hanyuma nubigerageza bikanga bikakubera bibi, wagerageje
basi uzavuge ko nawe ntuzirenganye kuko ntako uzaba utakoze, ntacyo uzaba utakoze kugira ngo umuryango wawe ugire gute ubeho neza. Yego, ni Moses rero, ni Aime Moses muri kumwe musanzwe muganira muri ibi biganiro nyine tujya tugira by'umuryango, byo kubaka imiryango myiza, kubaka umuryango muzima, kubaka umuryango uzira amakimbirane, uzira ihohoterwa mu ngo. Ibyo byose nibyo tuba turwanya, kuko ntabwo ari ibintu byiza cyane. Namwe mujya mubikurikira ku mbuga nkoranyambaga. Rero uyu munsi wa none nibwo numvishe ikiganiro cyatambutse ku muyoboro umwe kuri YouTube channel, uyu muvugizi wa RIB Dr. Murangirwa, nibwo numvishe avuga ikiganiro cyuko ngo abastari ngo bakunda kugira ihohoterwa mu rugo ngo bagaceceka kubera ko ari abastari nyine, ngo bigatuma baceceka ngo ntibavuge. Ariko yavuze ijambo rikomeye, avuga ngo ntabwo guhohoterwa bikwiye kugutera isoni, urumva, ahubwo ukwiye kugira isoni ni umuntu uguhohotera. Ukwiye kugira isoni ni umuntu uguhohotera, ntabwo ahubwo guhohoterwa aribyo bikwiye kugutera iki isoni. We niwumva uri guhohoterwa bivuge, bisohore, kuko we ngo nubwo waceceka, ngo nubwo watekereza ko bitazwi, ariko abo muturanye burya baba babizi ko hohoterwa. Yarabivuze nyine ahereye ku nkuru zagiye zitambuka zo ku muvandimwe aba muri social media kumuvuga nta kibazo. Gafaranga, ngo Bishop Gafaranga n'umugore we nibyo yarabihereyeho, niyo cyo cyatumye atanga ikiganiro kimeze gutyo. Ibyo rero by'ihohoterwa nibyo bintu twebwe tugira gute turwanya. Iryo hohoterwa niryo tudashaka mu miryango yacu, ahubwo tukagira imiryango myiza, imiryango mizima, izira amakimbirane, izira ibibazo, izira amatiku, izira ihohoterwa, ahubwo tukagira umuryango wuzuyemo ubwuzu, wuzuyemo ineza, wuzuyemo amarangamutima, wuzuyemo ibyishimo, wuzuyemo urukundo, umubano mwiza, umuryango w'icyitegererezo. Yego, reka mbarangire hari abantu benshi cyane bamaze iminsi baba bafite ikibazo cy'umusatsi, cyane cyane abadamu bagira ikibazo cy'umusatsi, umusatsi wabananiye, umusatsi upfukagurika. Reka mbarangire ahantu muzajya kuwukoresha, imisatsi yanyu ikamera neza, imisatsi yanyu ikabyibuha, imisatsi yanyu ikarambuka. Dore ko mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo mu Giswahili baravuga ngo mwanamke ni mupodo. Ubwo rero mwanamke ni mupodo, iyi saro rwose iri hariya muri Shike. Reka mbashyirireho video yawo ujyayo. Murakaza neza muri Shiro Natural Hair. Nkuko mubibona twakiriye umukiriya kugira ngo tumushyiremo vitamine, turi gutunganya umusatsi we tuwurambura kugira ngo tubone ko dushyiramo vitamine. Tumushyiramo vitamine yitwa keratine, ni vitamine nziza ituma umusatsi ubyibuha, ukaba muremure, ukarambuka ntucikagurike. Nkuko mubibona turi gushyiramo hose mu musatsi we. Tugiye kumushyira muri kasike. Uko mubibona umukiriya ari muri kasike kugira ngo umusatsi wumuke, vitamine ibashe gukora neza. Tugiye kumumeseramo, tumaze kumutunganya, tumushyiriyemo livini, kuko iyo umaze kumeseramo umukiriya hari igihe umusatsi uba wasobanye. Umusatsi rero ukarambuka neza, udacikagurika, umeze neza nkuko mubibona. Umukiriya rero tumaze kumumeseramo no kumusesha, tumushyiriyemo amavuta ya oil twitunganyiriza, amavuta meza kuza umusatsi, atuma umusatsi ukura ukamera neza. Nkuko mubibona turi kumusigiramo amavuta y'ubwoko butandukanye. Umukiriya ameze neza, arishimye, umusatsi we urarambutse nkuko yabyifuzaga. Tumushyiremo igituta. Hari abana bazi kwita ku bakiriya, bakakwakira neza, bakakuganiriza neza, ubundi bakagukorera neza. Na nimero de telefone nayo turabashyiriraho, mujye mubahamagara, mugende babarangiraho mwinjira neza hariya muri Shike, babarangire, ubundi mugende babakore imisatsi yanyu, babakoreho ryaki. Bazajya babakoraho ryaki. Hanyuma tugarutse rero mu kiganiro cyacu, uyu munsi ndagira ngo tuganire. Ubushize twaganiriye kuri point ya mbere
kuri puwe nababwiye ko iki kiganiro nyine turi kuganiraho mwino minsi kizaba ikiganiro kirekire kizamara igihe kinini. Ubushize ubwo duheruka kuganira tuganira ku bintu ku bintu bya twaganiraga ngo niki twakora kugira ngo tugire imiryango imeze neza. Twaganiriye rero kuri puwe zigera kuri 6, ariko mbabwira ko izo puwe zose uko ari 6 tuzajya tugenda tuvuga kuri puwe imwe. Ubwo rero twaganiriye kuri puwe zigera kuri 6, tuganira kuri puwe ya mbere ivuga ngo kugira igihe cyihariye cyo kuba hamwe nk'umuryango. Mu kiganiro duheruka kuganira nzi neza ko mwaragikurikiye, nicyo kintu twaganiriyeho kandi ndabashimira mwagikurikiye muri benshi, cyabagezeho rwose, mwagikurikiye muri benshi, ndabashimira. Noneho rero n'iki ngiki ndabifuza kugira ngo mugire gute mugikurikire. Tuganira rero ubu rero uyu munsi wa none naje kugira ngo tuganire kuri puwe ya kabiri yitwa kuganira hagati mu muryango no kumva abandi. Mu muryango burya tuba tugomba nyine kugira ikiganiro. Ubushize twaganiriye mu kuba hamwe nk'umuryango. Umuryango burya ukwiye kuba hamwe, kuba hamwe, bakagira igihe cyo kuba hamwe, bakagira igihe cyo kwicarana, bakagira utuntu bakorera hamwe, ariko nanone bagomba kugira rero igihe cyo kuganira nk'umuryango. Yes, igihe cyo kuganira nk'umuryango. Umuryango buri ukwiye kuganira, ukwiye kwicara hamwe mukaganira. Hanyuma kuko iyo muganiriye, iyo mwicaye mukaganira, muramenyana, mugira byinshi muhurizaho, mugira byinshi muhuriraho, mugira byinshi mwubaka muri bya biganiro by'umuryango. Kandi buri muntu wese arisanzura, umwana akisanzura mu rugo, umubyeyi akisanzura ku mwana, n'umwana akisanzura ku mubyeyi, umugabo akisanzura ku mugore, n'umugore akisanzura ku mugabo. Kuko mwagize igihe cyo kugira gute, cyo kuganira. Igihe cyo kuganira rero burya cyongera urukundo, kikongera ubumwe mu muryango, kikongera donc burya muganiriye amakuru menshi y'umuryango burya uyafite. Ariko mutaganiriye hari igihe utamenya n'amakuru y'umuryango wawe kandi unawuvamo. Hari igihe utamenya amakuru y'umuryango wawe kandi unawuvamo. Burya rero birakwiriye ko umuryango uganira. Birakwiye ko umuryango uganira. Mugomba gufata umwanya rwose mukaganira, kuko hari ibintu byinshi cyane bizakemukira muri cya kiganiro cyanyu. Noneho burya umuryango ukunda gufata umwanya ukaganira, hari ibintu byinshi cyane bituma donc biba byiza. Icya mbere, iyo muganira nk'umuryango muramenyana, muramenyana neza. Buriya ntabwo kubana n'abantu mu muryango ntabwo bivuga kubazi. Ntabwo bivuga kubazi rwose. Kuba uri umusore ukaba ukundana n'umukobwa ntabwo bivuga ko muziranye. Wapi, mushobora no kubana mutaziranye pe, mutaramenyana. Ariko plus uko ubana n'umuntu, uko muganira, uko muganira, uko mufata umwanya, uko mufata igihe kinini cyo kuba muri kumwe muri kuganira, bituma mumenyana. Umugore amenya umugabo neza, umugore akamenya ibyo umugabo akunda, umugabo nawe akamenya ibyo umugore akunda, akamenya amagambo umugore abwira umugabo, umugabo nawe akamenya amagambo abwira umugore amushimisha, kubera kuko muba mwafashe igihe cyo kugira gute, cyo kuganira. Nibwo unamenya na reaction ze, ukamenya reaction za mugenzi wawe ku kintu runaka murimo muganira. Reaction hari abantu bajya bavuga ngo mvuga icyongereza, ngo mvuga igifaransa cyane, nibyo, ariko ko ndi umufrancophone, kuvuga igifaransa buriya ntacyo bitwaye. Ariko reaction bivuga reaction mu cyongereza. Ubwo rero n'abazi icyongereza nyine bazajya badufasha. Ariko icyo nshatse kuvuga ni uko nimwicara hamwe nk'umuryango mukaganira, ikintu cya mbere bizazana cyiza mu muryango, kizatuma umuryango umenyana. Umugore amenya umugabo, umugabo amenya umugore, ababyeyi bamenya abana, abana nabo bamenya ababyeyi. Bizakemukira hehe? Mu biganiro.
ko mufata umwanya mukagira gute mukaganira. Icya kabiri bifasha gukemura amakimbirane. Buriya abanyarwanda bo bajya bavuga ngo ntazibana zidaterana amahembe, ariko n'inka ntabwo ari abantu bo wenda mu kinyarwanda bavuga ko ngo hari abantu ntihajya habura urunturuntu nyine turarugendana. Ni ukuvuga ngo birashoboka ko kuko ntabwo turi abamarayika, ntabwo twageze mu ijuru, ntiturageraho shitani adatera ibuye. Birashoboka ko shitani ashobora guteza amakimbirane mu rugo, ariko iyo mufata umwanya mukaganira bibafasha gukemura ya makimbirane ashobora kuvuka mu rugo. Ya makimbirane bituma mubona n'igisubizo, usibye n'amakimbirane mushobora kugira mu rugo nayo wagiranye n'undi muntu wo hanze. Iyo muganiriye mu rugo ushobora gukuramo igisubizo gishobora kugufasha gukemura ya makimbirane. Amakimbirane yose yo mu rugo birabafasha kuyakemura, birafasha gukemuka iyo mufashe umwanya mukagira gute mukaganira nk'umuryango. Icya gatatu byongera urukundo no kwizerana. Ni ukuvuga ngo iyo mufata umwanya mukaganira mu rugo byongera urukundo. Urukundo ruriyongera no kwizerana, muranizerana kuko akenshi iyo muganira mwisanzuranaho, nta hantu muhishanya, bizamura n'amarangamutima ya buri muntu bitewe n'ikiganiro cyiza muba mwagiranye mu muryango. Icya kane bifasha ababyeyi kumenya ibibazo by'abana, bigafasha nanone n'abana kumenya ibibazo by'ababyeyi, bityo abana bagakura bari responsable, batekereza ku buryo bakemura ibibazo. N'ababyeyi kandi nabo bagatoza abana babo gutega amatwi abandi bagenzi babo, gutega amatwi no kumva, kubera kuko muba mufata igihe kinini cyane cyo kuganira mugashungura neza ibijyanye n'ibiganiro byanyu. Hari uburyo rero bwiza, bwo kubikora, uburyo bwiza bwo kuganira nyine nk'umuryango, uburyo bwiza mwabikoramo, mwabihereza umurongo ku buryo ikiganiro cyanyu kiba cyiza, kibagirira umumaro. Ikiganiro cyanyu kikagira umumaro ababyeyi, ikiganiro cyanyu kikagirira umumaro abana, ikiganiro cyanyu kikagirira umumaro umugore wawe, ikiganiro cyanyu kikagirira umumaro umugabo wawe. Buri muntu wese akumva afite akanyamuneza kubera ikiganiro mwagiranye nk'umuryango. Uburyo bwiza bwo kubikora ni ugushyiraho, icya mbere nuko mugomba gushyiraho umwanya wihariye mugomba kujya mugiraho icyo kiganiro. Tuvuge nk'urugero, mubishyize kuwa kane nimugoroba, mwese mukamubiziranyeho ko kuwa kane nimugoroba ari umunsi muri buzimye televiziyo, muri buzimye amatelefone, mutari bujye kuri YouTube, iminsi mugafata isaha cyangwa iminota 30 yo kuganira nk'umuryango. Cyangwa se ni buri cyumweru, ni buri kwa kangahe murafata isaha imwe yo kuganira nk'umuryango mukagira ibiganiro. Kandi noneho wa munsi rero, icya kabiri mukaganira mu buryo bwubaha. Burya hari abantu bagirana ikiganiro bikarangira batubahanye, mukagirana ikiganiro kitarimo kubaha mugenzi wawe. Mukaganira ikiganiro umugore nta cyubahiro ahereza umugabo we, mukaganira ikiganiro umugabo nta cyubahiro ahereza umugore we, mukaganira ikiganiro abana nta cyubahiro bahereza ababyeyi, mukaganira ikiganiro ababyeyi nta cyubahiro bagira gute bahereza abana. Ubundi se nutubaha mugenzi wawe uratekereza ko azakubaha we? Niba ushaka kwiyubaha, niba ushaka ko abantu bakubaha, nawe banza wubahe. Ntugashake ko abantu bakubaha wowe utubaha. Hariho abagabo bateye batyo, bagashaka ko abagore babubaha kandi bo batabubaha, nta cyubahiro bagira. Hariho abagore bateye batyo, bagashaka ko abagabo babubaha kandi bo batiyubaha. Mugomba rero gukora ikiganiro kirimo ubwubahane hagati yanyu, ukamenya ko umugabo wawe ni umugabo, ukamenya ko umugore wawe ni umugore, ukamenya ko abana bawe ni abana, ukamenya abana nabo bakamenya ko ababyeyi ni ababyeyi. Mu kiganiro mugomba kugiramo ikiganiro kirimo ubwubahane. Ubwubahane. Mugomba kugira ikiganiro kirimo ubwubahane. Icya gatatu ni ugukoresha ibibazo byoroshye ku buryo buri muntu wese ashobora kubyumva.
ntimuze kugira ikiganiro cyuzuyemo imigani no gucyurirana no guca imanza no guca impaka no gucyurirana. Mu gihe ikiganiro kimeze nk'aho ari ugucyurirana, hariho abantu babayeho mu ubwo buzima, babayeho mu buzima bwo gucyurirana gusa, akazaganira na mugenzi we ari kumucyurira ibyabaye. Ntabwo ari byo. Ntimugakore ikiganiro cyuzuyemo gucyurirana, oya, ntabwo ari byo. Mugomba kugirana ikiganiro mukoresha imvugo yoroshye, mudakoresha imvugo nyandagazi irimo agasuzuguro, oya. Mugomba gukoresha ibibazo byoroshye ku buryo n'abana mu rugo bagomba kumva nyine ikiganiro cyanyu, bakacyumva neza, kugira ngo bya bibazo babashe no kubisubiza. Niba ugiye kubaza umuntu, wimubaza ikibazo kiri bumuture hasi, kiri butume atekereza, cyangwa kirimo agasuzuguro, kandi mubaza ikibazo ugambiriye kumenya, cyangwa se ugambiriye kumwigisha. Hari ikibazo ubaza umuntu ugambiriye kumwigisha, cyangwa se ugambiriye kugira gute kumenya, agusobanurire umenye, cyangwa se niwumva atabizi ubimwigisha. Ariko mugire ikiganiro kirimo ubworoherane, nicyo kintu cya gatatu ndimo mbabwira mwakoresha mu gihe mwagize ikiganiro cy'umuryango. Ikiganiro kirimo ubworoherane, kitarimo ibibazo bishobora gutuma utamenya, cyangwa se umuntu atisanga mu biganiro. Hari n'abantu bagirana ikiganiro neza ukarangira nta umuntu atisanze mu kiganiro, abantu bari kugira gute, bari kuganira. Ugasanga rimwe na rimwe mukoze ikiganiro, habonetsemo umuntu kuva mutangira ikiganiro kugira mugishoje, habonetsemo umuntu utagize n'ijambo na rimwe avuga. Burya aba yibuze muri bya biganiro byanyu. Mu muryango rero ibyo ntibikwiye. Igikwiye nuko mugomba koroherana ku buryo buri muntu wese agira ijambo mu biganiro byanyu. Icya kane, nuko mugomba kugira n'igihe cyo kwidagadura. Mugomba kugira n'igihe cyo kwidagadura. Imyidagaduro irakenewe mu muryango. Mukidagadura, umubyeyi agakina n'abana, abana bagakina n'ababyeyi, umugabo agakina n'umugore, umugore agakina n'umugabo. Udukino nk'utwo tw'imyidagaduro turakenewe mu muryango. Twongera emosiyo, twongera urukundo, twongera ibyishimo mu muryango. Udukino two kwidagadura twongera ibyishimo mu muryango. Buriya abanyamahanga babigezeho. Abanyarwanda ukoze pourcentage, ushobora gusanga abanyarwanda bakunda kugira udukino tw'imyidagaduro mu muryango, usanga ari bakeya. Ariko twagiye dukura newe nta myidagaduro tubona mu rugo, ariko noneho twe kuzatuma abana bacu bakura batabibona. None se ubwo niba mutajya mugira igihe cyo kwidagadura nk'umuryango, ngo mukine udukino tubashimisha, murumva muzisanzura ryari? Ese ababyeyi bazisanzura ku bana ryari? Abana bazisanzura ku babyeyi ryari? Birakenewe rero, birakenewe ko mugira igihe cyo kwidagadura nk'umuryango. Nabyo byongera imbaraga, byongera urukundo, byongera umubano mwiza, byongera ibyishimo, bizamura amarangamutima mu muryango, noneho ugakomeza ufitiye amarangamutima umuryango wawe. Noneho icya gatanu, ni ukwerekana ko gutega amatwi ari ingenzi, ari byiza. Abana ukabereka ko gutega amatwi ari ikintu cyiza. Mukerekana ko mu biganiro byanyu hakagaragaramo gutega umuntu amatwi. Ugatega mugenzi wawe amatwi ukamwumva ibyo yavuga byose, nubwo yavuga nabi, burya ntabwo ukwiye kumujajinga, ahubwo icyo ukwiye gukora ni ukumushyigikira. Ni ukumushyigikira, ahubwo haba ari ikintu agoretse ukakigorora, ariko utagize gute, utagaragaje ko utamwitayeho. Iyo ngingo rero yo gutega amatwi, ugomba gutega amatwi mugenzi wawe, ugomba gutega amatwi umugore wawe ukamwumva, ugomba gutega amatwi umugabo wawe ukamwumva. Usibye no kuba no muri cya gihe cy'ibiganiro by'umuryango, ugomba no kumutega amatwi igihe cyose yaba afite icyo agomba kukubwira. Ugomba gutega amatwi umugabo wawe wa mugore we, ugomba gutega amatwi umugore wawe wa mugabo we, ugomba kumutega amatwi, ugomba gutega amatwi umuntu mubana mu rugo, ugomba gutega abana, bagomba gutega amatwi ababyeyi, ababyeyi bagomba gutega amatwi
abana ukamwumva kumva icyo ashaka kukubwira, uhita umukubitira kure, uhita umuca mu ijambo ataravuga n'icyo ashaka kukubwira, nturumva n'icyo ashaka kukubwira ariko uhise umwitambika, uhise utambika mu ijambo, uhise utambika mu oya, mutege amatwi, mureke asoze kuvuga, niba n'icyo agoretse ukigorore ariko mutega amatwi. Mu muryango wanyu hagomba kurangwamo umuco wo gutega amatwi umuntu. Numutega amatwi uzamwumva, nibwo uzabasha no kumuvura ibikomere mu gihe yabigize, kuko hari igihe uwo mubana, hari igihe aba yaragihuye n'ibikomere, aba yarahuye n'ibintu byamukomerekeje umutima, ariko se niba utamutega amatwi uratekereza ko ari nde uzamutega amatwi? Niba udatega amatwi umugore wawe, ninde uzamutega amatwi? Niba udatega amatwi umugabo wawe, ninde uzamutega amatwi? Hari igihe mu buzima yabayemo aba yarahuye n'ibikomere, bya bikomere kandi niwe ugomba kubimuvura. Uzabimuvura gute utamutega amatwi? Mu biganiro rero mugomba kugira mu muryango, mugomba kugira ibiganiro birimo gutega amatwi umuntu, ukamwumva. Niba afashe umwanya ari kuvuga mu biganiro byanyu, niba afashe umwanya ari kuvuga, reka kumuca mu ijambo, mutega amatwi abanza asoza icyo, wumve neza icyo ashaka kukubwira. Numara kumva neza icyo ashaka kukubwira, nawe ujye wagira gute, ujye wagira commentaire ugishyiraho, ujye wagira uburyo ukigorora, urumva? Kandi mu bugwaneza nituze, mu bugwaneza n'ubwubahane, mu bwubahane rwose ukigorore, atari ukumujajinga, atari ukumukomeretsa, atari ukongera igikomere mu kindi, mu bindi, ahubwo ugerageze, niba ugiye kugorora cya kintu yagoretse, ugerageze ukigorore mu bwubahane n'ituze. Yego. Icya gatandatu aricyo cya nyuma wenda uyu munsi twavuga, kuko ibyo twavuga kuri ibi bintu byo ni byinshi, karagiteri zaranga ibiganiro byanyu ni nyinshi, ariko reka tuvuge izi 6 gusa. Noneho izi 6 we nuzikurikiza zizagufasha muri rwa rwego nyine nababwiye ko tuzadukora ibiganiro birebire bituma murambirwa, ntimubyumve neza, muzajya, kuko ngiye mashaka ko mubireba neza mukabyumva, mukantega amatwi, kuko nanjye numva nabatega amatwi. Ikibazo gusa nuko ntaba ndi kubabona, ariko commentaire mumpa mbatega amatwi pe, ndabyumva. Commentaire munyandikira ndazisoma kazumva. Niyo mpamvu rero nambabwira ko nanjye mbatega amatwi. Namwe rero mujye mwihangana mu ntege amatwi, niyo mpamvu nanjye mbakora ikiganiro kigufiya kugira ngo mujye muntega amatwi. Noneho icyanyuma aricyo cya gatandatu, ni ukwirinda guca imanza cyangwa gukurura amakimbirane mu biganiro byanyu. Hari uburyo abantu baganira ugasanga ibiganiro birangiye ari impaka gusa. Burya ntabwo umugore n'umugabo bakwiye kujya impaka, ntabwo ababyeyi n'abana bakwiye kujya impaka, no, ntabwo bikwiye mu muryango, kuko impaka, nimbabwira ngo impaka zizabakururira amakimbirane, zizabakururira kurakaranya, bizabakururira kurangira ukomerekeje mugenzi wawe, kandi bitari bikwiye kugira ngo mugire gute umukomeretse. Nta mpaka rero zikwiye hagati burya mu muryango, wapi. Nta nubwo mugenzi wawe uko yabateye kose, uko yabavuga ijambo ryawe, ntabwo bikwiye ngo umujajinge mu gihe murimo muvuga muganira, no, ntabwo bikwiye wijajinga mugenzi wawe. Muri bya biganiro byanyu ntabwo yakwiye kugaragaramo gucirana imanza, kujajinga mugenzi wawe, no, n'umujajinge rwose, ntabwo bikwiye kugaragaramo gukurura amakimbirane hagati yanyu mu gihe murimo muganira, oya, ntabwo bikwiye. Ahubwo mukwiye kuganira mwituze n'ubwubahane n'urukundo. Ntabwo hakwiyemo kugaragaramo ibintu byo kujajingana, ibintu by'impaka. Mana, impaka zo mu muryango ni zibi mw'abantu mwe, mureke mbabwize ukuri, impaka mu muryango ntabwo ari nziza, zikwega amakimbirane. Niba ushaka kugira umuryango mwiza, wige impaka n'umugabo wawe ku kintu icyo ari cyo cyose, mwige impaka, ahubwo nimutahirize ku mugozi umwe, mwe kujya impaka. Burya nubona we n'umugore wawe ikintu cyose muvuga mukijyaho impaka, umenye ngo umugore wawe ntakumva, nta gutega amatwi,
niba umugabo wawe ikintu cyose uvuze mujya impaka, menya ngo mufite ikibazo gikomeye cyane. Menya ngo mufite ikibazo gikomeye cyane niba mujya impaka, niba ikintu cyose muganire mujya impaka birangirira mu mpaka, menya ngo mufite ikibazo gikomeye cyane, urugo rwanyu ntiruzanaramba. Bakurira inzira ku murima, urugo rwanyu ntabwo nubwo ruzanaramba. Bakurira inzira ku murima rwose ntabwo ruzaramba niba mu biganiro byanyu mugira ari ukujya impaka gusa. Urumva ikintu gitera impaka mu muryango hagati y'abantu bombi ni ukutemerana. Ni ukuvuga ngo niba umugabo n'umugore bajya impaka, urumva umugore ntiyemera umugabo n'umugabo ntiyemera umugore, ntabwo mwemeranwa niba kuko buri wese aba ashaka kuganza, buri wese niba ushaka gutsinda, niba ushaka gutsinda, no, mwige impaka rwose, mwirinde ikintu cyitwa impaka mu muryango wanyu, mwirinde ikintu cyitwa impaka hagati yanyu, nibwo muzabana neza nk'umugabo n'umugore, nibwo muzabana neza nk'ababyeyi n'abana, nibwo muzabana nk'abana n'ababyeyi, mukabana neza mwirinze ikintu cyitwa impaka. Impaka mu muryango ntabwo ari nziza. No kujajinga, wijajinga mugenzi wawe, wijajinga mugenzi wawe ntabwo ari byiza. Nimujajingana bizajya birangira nyine ukomerekeje mugenzi wawe cyangwa mugenzi nawe akagukomeretsa, kubera ko mwazanye ibintu byo kujajingana mu biganiro byanyu mugira, mu kiganiro mugira mu muryango. Mujye mwirinda gukura amakimbirane, mwirinde kuzana impaka. Uko ujya ubona ko abantu bajya impaka hari igihe birangira banarwanya, kandi ibintu byo kurwana ntabwo ari umuco mwiza, ntabwo ari umuco nyarwanda. Ibyo ngibyo twarabiciye mu ndangagaciro ziranga abanyarwanda. Ibintu byo kurwana ntabwo ari byo, ntabwo bikenewe, nta nubwo bikwiye, ntabwo bikwiye. Impaka rero muzirinde mw'abantu mwe, mwirinde impaka, mwirinde impaka, mwirinde impaka mu muryango, mwirinde ibintu bishobora gutuma mutagira umuryango umeze neza, mwirinde ibintu bishobora gutuma mutagira amahoro mu rugo, kuko iyo mubuze amahoro, bya bintu byo kubura amahoro mu rugo birangira bikwiragiye umudugudu wose, birangira bikwiragiye akagari kose, bigakwiragira umurenge wose, bigakwiragira akarere kose, bikarangira bikwiragiye intara yose, bikava ku ntara bigashyika no ku gihugu. Byatangiriye he? Mu muryango. Amakimbirane rero y'umuryango ni mabi. Uyu munsi wa none nje kubibabwira rwose ngo mwirinde ibintu bishobora gutuma mugirana amakimbirane. Hanyuma rero twari turi kuganira kuri iki kiganiro cyitwa kuganira nk'umuryango mu rugo. Kuganira nayo ni imwe mu nkingi ikomeye, inkingi ifite imbaraga ishobora gutuma umuryango ukomera, kubera ko bajya bafata igihe cyabo cyo kuganira, kandi bakaganira ku buzima bwabo, bakaganira ku bintu by'ingenzi, bakaganira ku bintu bishobora kububaka, apana kuganira ku bintu bishobora kubasenya. Kandi mugashyira imbere cyane urukundo rwo kwikunda mwebwe ubwanyu nk'umuryango, no gukunda abandi, no gukunda abandi, kuko no gukunda abandi ibyo nibyo bizatuma imiryango yacu ikomera, ibyo nibyo bizatuma igihugu cyacu gikomera, ibyo nibyo byatuma itorero rusengeramo rikomera, kubera kuko dufite umuryango ufite imbaraga, umuryango umeze neza, umuryango ukundanye kandi ukunda abandi, umuryango uganira kandi wumva abandi, ugatega amatwi abandi. Murakoze. Ibiganiro byacu rero nakagaruka, nababwiye ko tuzajya dukomeza tuganira, ntabwo tuzahwema kuganira. Mwebwe niba ushaka kudutera inkunga, urumva nimero yacu iri munsi aho ngaho, iri kuri WhatsApp, unayihamagaye wanatubona, twayitaba, unayihamagaye rwose twayitaba. Dusaba rero ko dufatanya, dushyigikirana mu buryo mushobora gukanda akanyenyeri, byakunda niba muri mobile money, ku buryo mushobora kutwandikira muduha igitekerezo kuri WhatsApp. Iri kuri WhatsApp nta kibazo, na message isanzwe twayakira. Ibintu byose, iyerekwa ryose wagira mu kugira ngo ushyigikire ibiganiro byacu, iyo byerekwa rwose twemera kubyakira, nta kibazo. Kandi umuryango mwiza ni ishingiro ry'ubuzima bwiza. Umuryango mwiza ni ishingiro ry'ubuzima bwiza. Murakoze rero, murakoze, mukomeze mubane natwe, murakoze cyane. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha.
mugire ibihe byiza.